Emmanuel METV. Kola subscribe, kola share na comment. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu, ibihangano byanjye bikugereho kandi vuba. Ibitekerezo byanyu ni inyamibwa kuri njye. Ikiganiro sakaza ubumenyi ku bakiri bato. Inkuru y'umunsi: kwizera bitera kunesha. Ni inkuru igizwe n'ibice bibiri. Uyu munsi ni igice cya mbere. Umva, iga, zirikana, igisha. METV. Habayeho umugabo n'umugore babyarana abana 10. Umugore yarangwaga no kubaha Imana, asenga Imana, anayikorera ndetse abitoza n'abana be. Gusa yahuye n'ikibazo cy'uko yari afite umugabo utarangwa no kubaha n'Imana habe na busa. Umugabo yahoraga atoteza umugore we bitewe n'uko umugore we yubaha Imana ndetse yizera yuko buri kimwe cyose ari Imana ikibafasha. Gusa umugabo we yahoraga yigira mu kabari gusa. Icyo nicyo yakoraga gusa, yasingizaga inzoga ndetse akubaha akabari aho kubaha Imana. Agataha atuka umugore we, amubwira ati, wa mugore we, ujye wubaha icyo ubona. Gusa umugore we amusubiza ati, wa mugabo we, jyewe nubaha Imana yanjye kuko na n'iyi saha ntikintije ubushobozi. Gusa muri ako gace bari batuyemo haje kuba ikibazo, hatera amapfa. Baza kwigira inama yo gusuhuka, bakava aho hantu bagasuhukira aho bazabona icyo bafungura hamwe n'abana babo. Umugabo nta kandi kazi yari asanzwe akora usibye akazi k'ubuhigi. Yerekeje umuryango we muri cya kibuga yari asanzwe amenyereye, hahandi yirirwaga yiruka, hahandi yirirwaga ahigira agacyura umuhigo. Aho niho yerekeje umuryango we, hagati mu ishyamba ry'inzitane rwagati. Barebye hakurya babona inzu nziza cyane ibengerana. Batera intambwe berekeza kuri ya nzu. Bakigerayo barinjira, basanga ni inzu iteguye neza cyane. Ni inzu irimo buri kimwe cyose nawe wakwifuza. Umugabo aratambuka yicara mu ntebe y'icyubahiro y'umukuru w'umuryango, ashyira akaguru ku kandi aricara. Abana baramukikiza. Madamu yerekeza mu gikoni ategura amafunguro. Kumbe ya nzu yari iya Rupyisi. Rupyisi nayo yari ivuye rwagati mu ishyamba icyuye umuhigo. Iraza, ikihagera yumva hagati mu nzu yayo hari igitaramo gikomeye cyane, imbyino, indirimbo. Yumva inzu yayo yabohojwe. Iratambuka, irinjira, irakomanga. Barakingura, irinjira.
umuryango wose ugikubita amaso ya Nyarupyisi. Basha ubwoba, baradagadwa. Umugabo ahaguruka mu ntebe y'icyubahiro ya Nyarupyisi. Umugabo arapfukama atakambira Nyarupyisi. Nyarupyisi iratambuka idemaraye, iratambuka yicara muri ya ntebe yayo y'icyubahiro, yikomanga ku gatuza iti, karibu murakaza neza mboga nziza mwizanye. Nuko umugabo aratakamba, arapfukama atakambira Nyarupyisi. Gusa wa mudamu yari umudamu wubaha Imana, usenga Imana, uyihesha icyubahiro, ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Arapfukama asenga Imana imukize icyo gikoko Nyarupyisi. Nyarupyisi arahaguruka yikomanga mu gatuza avuga ati, murakaza neza mboga nziza mwizanye. Nyarupyisi itera hejuru iti, wa mugabo we, mu gitondo ubyuke kare ufate intwaro, ubyutse impigi twerekeze mu ishyamba rwagati dushaka umuhigo. Nyarupyisi irahindukira yikomanga ku gatuza, yikomanga ku gatuza tena, ireba wa mumama utagira uko asa, wa mumama wubaha Imana, wa mumama uhesha Imana icyubahiro, wa mumama watoje abana gusenga Nyagasani no kumuha icyubahiro. Nyarupyisi yikomanga ku gatuza iti, wa mugore we, wa mugore we, ndagutegetse uhereye mu gitondo ufata umwana wawe wa mbere umubage, umuteke, nituva ku muhigo tumufungure. Wa mugabo cya kiburabwenge gitera hejuru giti, habwa impundu Nyagasani nyakubahwa Nyarupyisi, wowe umpaye icyubahiro cyo kugendana nawe. Nyamara wa mugabo yiyibagiza ikintu gikomeye cyane. Nyarupyisi ikibabona mbere yaricaye itera akaguru hejuru y'akandi, irahaguruka yikomanga ku gatuza iti, murakaza neza mboga nziza mwizanye. Wa mugabo wa muburabwenge yiyibagiza ko Nyarupyisi mubo yahaye ikaze muri za mboga nziza zizanye. Nyarupyisi yahaye ikaze na wa mugabo yarimo. Nyarupyisi irikomanga iti, madamu, ndagutegetse uzabikore, nutabikora nzabarya, nta n'umwe nsize n'umwe, nzabarya mwese mbamare. Burira baragenda, madamu akoranya abana
binjira mu nzu barasenga, baririmbira Imana, barayitambira, barasenga, baririmba indirimbo zo gushimira Imana, baririmba indirimbo ziyihesha icyubahiro. Madamu arasenga, burira bararyama. Marayika wo mu ijuru abonekera madamu, abonekera wa mumama mwiza ushimwa n'Imana n'abantu, ndetse uhesha Imana icyubahiro, usenga Imana, uyihesha icyubahiro, ndetse unayiramya. Aramubonekera, amugira inama y'uburyo azitwara muri kiriya kibazo, agakiza ba bana, ndetse Nyarupyisi atarabutswe na gato. Burira buracya, wa mugabo cya kiburabwenge gishudukira hejuru, kikomanga ku gatuza giti, habwa impundu, ubahwa Nyagasani Nyarupyisi. Aho kubyuka aha Imana icyubahiro, aho kubyuka ahimbaza Imana, abyuka aha Nyarupyisi icyubahiro, yiyibagiza ikibazo umuryango we wahuye nacyo. Nyarupyisi nayo ishidukira hejuru, yikomanga ku gatuza iti witeguye? Nawe ati niteguye Nyagasani. Afata intwaro, abyutsa impigi, barasimbuka sinakubwira, barengera iyo rwagati mu ishyamba ry'inzitane. Madamu nawe arabyuka, yiteguye gushyira mu bikorwa inama marayika w'Imana yamugiriye. Buri wese ukurikiye iyi nkuru, mutegure uburyo muzakira igice cya kabiri. Ndabizeza ko amatsiko azashira burundu. Buri wese ukurikiye iki kiganiro, wumvisha iki? Zirikana, iga, igisha. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu cyaha niko kujijuka. Ndabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Kamaze kugoroba tisanga ukunda uwo, umubwire ko wishe umuntu kabuje ngo nguhishe. Yahise amina aravuga ati ayo maraso wavushije si ukwiye kuyishyura. Jodi wanyu, jodi wanyu. Harundi wankundaga ariko njye simwiteho, namusanze iryo joro ryose imvura inyagira. Nigisha umuntu cyambisha, fata intwaro mazamina, tiducike tujye kure. Ati humura, twakiraguye imisozi, imibande tuyogamo.
imitima y'indi byatsi mbonye mbona uko mbita maze turiruka ngeze aho namubwira ntiragiraga ngo ndebe ku nkunda nza kubigusuzuma